uyu munsi rero tugiye kuganira kuri Isiraheli, turebe ibijya mbere, kuko iyo tugeze kuri Isiraheli ni nko mu rugo. Tuzi neza ko Abisiraheli bari abirabura. Ni iki rero kijya mbere muri Isiraheli uyu munsi? Bari kuvuga ko Mesiya wabo ari bugufi, ari hafi kuza, kandi bafite ibimenyetso simusiga biri kugenda byigaragaza. Kimwe muri ibyo bimenyetso rero bafite bavuga ni ikimasa gitukura, bavuga ko cyabonetse, ko cyerekana ko Mesiya wabo ari hafi kuza. Uwo Mesiya wabo rero akaba ngo azimikwa, akazaba umwami w'ibihe bigiye kuza, nk'uko tugiye kubibona, akazasigwa amavuta n'abantu bazaba batoranyijwe, noneho bakamwimika nka Mesiya wabo. Ibyo rero nibyo bavuga, ariko ijambo ry'Imana tuzi ko ritubwira ko the Mesiya wa nyawe, Yeshua HaMashiach, azava mu ijuru yoherejwe n'Imana akaza gucungura be, atazigera yimikwa n'umuntu uri kuri ino si. Mesiya rero w'Abisiraheli bavuga ngo uzaza, uwo ninde? Reka tubirebe, tubisesengure, turebe ibyo ari byo. Uwo Mesiya wabo rero bavuga ko agiye kuzaza agategeka isi yose mu bihe bije, agatanga amahoro asesuye ku isi yose. Ariko ijambo ry'Imana nanone tuzi ko ritubwira ko umuntu naza kubwira ngo azanye amahoro, ahubwo uzahunge. So uwo Mesiya wabo bavuga bazitorera, bakimika, bagasiga amavuta, bakanamwita izina, kuko izina uzibuke ko mu byahishe batubwira ko izina Mesiya, the Christ Yeshua HaMashiach, izina azaza afite nta muntu n'umwe uzaburizi. Iryo zina nta muntu n'umwe urizi. Ni gute rero bazamuha izina, bakamwimika, bakamusiga amavuta, akaza agatanga amahoro kuri abo biyita Abayahudi ngo no mu isi yose? Kandi ijambo nk'uko mbikubwiye ritubwira ko uzaza wese avuga ngo azanye amahoro mu isi, uwo muntu uzamuhungire kure. Urumva rero ko uwo Mesiya wabo bavuga bagiye kuzazana, reka turebe uwazaba ari we. Dukomeje gufatira ku ijambo ry'Imana rero, tuzi neza ko the Kristo naza azayoboza inkoni y'icyuma. Azayoboza inkoni y'icyuma. Noneho bo niba bavuga ko uwo nguwo abazaza azanye amahoro, ni ukuvuga ngo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Kuki Kristo azayoboza inkoni y'icyuma? Nuko tubizi neza ko hari abazigomeka bakanga kumukurikira. Ikindi nk'uko nakubwiye, Kristo Mesiya uzagereje kuza ntabwo azimikwa na muntu, ntazimikwa n'umuntu, azaza avuye mu ijuru yoherejwe n'Imana, umusumba byose, Imana ihoraho. Nicyo gihinyuza rero uwo Mesiya bavuga ngo uzaza muri Isiraheli bavuga, kuko tuzi neza ko ahubwo azaba ari Anti-Kristo, bazaba bimitse kugira ngo yigarurire isi yose. Ngiye kunyuriramo rero nkwereka ukuntu uwo muntu bavuga ngo ni Mesiya wabo uzabuje, ahubwo azaba ari Anti-Kristo. Ese uwo Mesiya wabo bavuga, uramutekereza, umuziho iki? Bivuze iki? Bitekerezaho cyane, kuko biratwereka aho isi igana. Bikomeza no gusobanurwa n'iriya ntambara ihari, ziriya ntambara bakora. Uribuka ushize nakweretse ukuntu bashaka kuzanganisha kiriya gihugu cya Isiraheli, bakazakivana kuri Mediterane kikagera kuri Efurate, bakaba ari byo barimo, noneho bakabona kuzana uwo Mesiya wabo. Ese dusigaje kingana gute kugira ngo ibyo bintu bibe? Kuko urabona ingufu n'imbaraga bashyiramo, urabona ko ari ibintu biri bugufi, nubwo tutazi igihe babitegura kugira ngo bazane uwo Mesiya wabo, ariko tuzi ko na Kristo nawe ari bugufi. Wibuke satani iteka ashaka kwigana Kristo, akwigana Imana. Kandi nk'uko muramubwira, satani ashaka kugenda mbere y'ibihe, agasanga Imana iri ku gihe iteka ryose. Ngaho nguko rero uwo Mesiya wabo bashaka kuzana ni muntu ki? Ninde? Waramwumvise, umutekerezaho iki? Niba uwo muntu azaba mu bantu ku isi, akimikwa nka Mesiya, kandi Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ko Mesiya Kristo azava mu ijuru, akaza aje gucungura be no kurwanya ikibi muri ino si, akimika ubwami bwe, azayoboresha inkoni y'icyuma. Nukubera iki bavuga ngo undi azaza atanga amahoro? Kuko ni kwa kundi bazashuka abantu bakavuga ngo bazanye amahoro, ariko tuzi ko ayo mahoro mo hagati hashize imyaka 3 n'igice bazayasesa, noneho aribwo bazashyira abantu ku ngoyi. Ibyo ni ibintu byose tuzi ko bitegereje muntu. Niba rero batangiye kuvuga ngo Mesiya wabo ngari bugufi kuza, reka turebe icyo babivugaho
bikurikije n'igihe bavuga ngo azazira. Mu gitabo cyabo cya Talmud na Zohar bavuga ko Mesiya wabo agomba kuza mbere y'imyaka 6,000. Wibuke imyaka 6,000 by'iremwa iri hafi kuzura. Uyu munsi umwaka bafite muri Isiraheli bagenderaho ni 5,785. Bivuze ko dusigaje imyaka 215 ngo tugere kuri ya myaka 6,000 bavuga izaba yuzuye kuva isi yaremwe. Bo ariko bavuga ko agomba kuza mbereho y'iyo myaka yuko yuzura. Ni ukuvuga ngo iyi myaka 215 dufite uhera uyu munsi byanze bikunze bavuga ko uwo Mesiya wabo agomba kuza, ariko bo bakavuga ko ibimenyetso byose byuzuye babifite ko bagomba kumuzana vuba byihuse kugira ngo ashyire amahoro mu isi. Wibuke Imana ubwayo nayo iratwibwirira ngo nta uzi umunsi n'isaha Kristo azaziraho, none bo aho bavana icyo gihe agomba kuziraho nawe wahibaza. Ese uwo ni Mesiya bashaka kuzana cyangwa si ni Anti-Kristo? Tuzi neza ko ari Anti-Kristo bari gukora bakoranye na za Roma, bakoranye na za Amerika kugira ngo bamuzane noneho yigarurire isi yose, aribwo azajya muri rusengero bashaka kuzubaka narwo Yerusalemu akiyita Imana. Ntuzagire uko ushukwa na gato ngo abantu bakuyobye, kuko Imana iravuga ngo mwihangane mugeze ku munota wa nyuma nibwo muzakizwa, kuko byanze bikunze uwo Mesiya wabo bavuga bashaka kuzana ni Anti-Kristo. Turabizi neza, tubikurikirira hafi, kuko ngo bari kuvuga ngo ibimenyetso byose n'ibyangombwa byose byaruzuye, ngo bari tayari no kubaka urusengero, ibyo bazakoresha mu rusengero, yaba ibyo gusiga amavuta, yaba ibyo kwambaza, ibyo bazakoresha byose ngo biri tayari, bari hafi kubaka urusengero. Ikimasa cyarabonetse, bagiye kongera gutamba ibitambo, kandi tuzi neza ko Kristo ari wenyine uzaza kugira ngo ashinge ubutware bwe avuye mu ijuru, kugira ngo asenye ubutware bwo muri ino si buyobowe na satani. Ngayo nguko rero uwo Mesiya bashaka kuzana, umwitegure, ubuzi neza ko ari Anti-Kristo uzaza aje kuyobya isi ngo ayifate bunyago, ashyira abantu ku ngoyi. Ntuzashukwe rero, ntuzagwe mu mutego wa satani, dore turakuburiye hakiri igihe, ntuzavuge ngo ntiwabimenye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.